Yesu ashimwe, dushimiye Imana iduhaye akanya ko kongera kubana namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Imana yacu ihabwa icyubahiro ko itwongereye akanya k'umugisha. Ntabwo ari ibintu biba bisanzwe, ndetse nubwo tubona biri ibintu biba uno munsi ejo bikongera bikaba n'ejo bundi, ariko ni ibintu by'igiciro cyinshi. Ntabwo ari ibintu bisanzwe, ntabwo ariko abantu bose babibona, ntabwo ariko abantu bose bagirirwa ayo mahirwe. Dushimiye Imana rero ko itwongereye ayo mahirwe yo kuvugana natwe. Izina ry'Imana ntirihabwe icyubahiro. Hari benshi baba bagiye mu ngendo zitandukanye ntibabashe kongera kubona umwanya wo kuvugana n'Imana, urugendo rwabo rukarangira batongeye kumva ijwi ry'Imana. Hari benshi baba baryamye ntibabyuke, hari benshi baba bavuye mu mubiri batongeye kumva ijwi ry'Imana. Ariko dushimiye Imana itwemereye aka kanya ngo twongere tuganire ku ijambo ryaduhamagaye, twongere twibukiranye ko turi mu rugendo kandi rugana iwacu mu ijuru, aho tutazongera kubabara, aho tutazongera guhura n'intambara, aho tutazongera kurira ukundi, aho tutazongera guhura n'ibituremerera, ibituvuna umutima ntabyo tuzongera kubona. Izina ry'Imana ntirihabwe icyubahiro. Uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rivuga ngo niba imfatiro zishenywe, mbese umukiranutsi yakora iki? Hari igihe abantu bajya bahura n'imfatiro nyinshi mu buzima bwabo. Tugira imfatiro zigiye zitandukanye. Hari igihe umuntu agira umuryango ukamubera urufatiro rw'ubuzima, hari igihe umuntu agira akazi ugasanga ari rwo rufatiro yishingikirijeho, ari rwo rumubeshejeho. Hari igihe umuntu agira inshuti zikaba urufatiro rwiwe, hari igihe umuntu agira ibintu agenda yifatirishaho bikamukomereza ubuzima. Tugiye rero kwibaza ikibazo Dawidi yibajije, aravuga ngo mbese imfatiro ziramutse zisenywe umukiranutsi yakora iki? Ku muntu w'umupagani naje gusanga we imfatiro ziwe iyo zisenyutse akenshi abantu bahita bitabara. Niba ahuye n'uburwayi budakira usanga bagiye mu bapfumu, niba imiryango imwanze akiyahuza ibiyobyabwenge ngo arebe ko yabona umutuzo, niba umugabo apfuye agahita yishora mu busambanyi ngo abone abagabo bo kumutunga, niba akazi akavuyeho ugasanga abaye umutekamutwe ngo abone uburyo abaho ubuzima bukomeze. Izo ni imfatiro ziba zasenyutse, umuntu agahita yikiretingira izindi, agahita ashaka ubundi buryo bwo kubaho. Ariko se ku mukiranutsi w'Imana imfatiro ziramutse zisenyutse, imiryango igakuvaho, akazi kakabura, inshuti zikakwanga, uburwayi bukagukomerera, ndetse rimwe na rimwe agahura n'ubumuga runaka, umukiranutsi w'Imana yakora iki? Ese koko birakwiriye ko umukiranutsi w'Imana imfatiro zisenyuka, umugabo agapfa agahita ajya mu busambanyi? Ese koko birakwiriye ko imiryango itwanga tukiyahuza ibiyobyabwenge? Ese koko birakwiriye ko imfatiro zasenyuka tugatakaza ubumana buri muri twebwe, tugatakaza urukundo rw'Imana ruri muri twebwe, tugatakaza imbaraga z'Imana ziri mu ruhande rwacu? Iyo dusomye mu gitabo cy'Itangiriro dusanga hari henshi Abisirayeli imfatiro zagiye zisenyuka, bari mu nzira bagenda bakagera ku mazi bakabona ibintu birakomeye, barangiza bagahindukirira Mose bati wadukuriye iki muri Egiputa ko tugiye kugwa hano, ko tugiye gupfa nabi? Ati ntacyo tumariye, n'Imana yawe ntacyo tumariye. Bakivovotera Imana kubera ko babonaga ko ibyo bari bishingikirijeho bipfuye, babonaga ko nta rundi rufatiro bafite. Ariko imfatiro ziramutse zisenyutse, mwene data, umukiranutsi yakora iki? Imiryango iramutse itwanze, umukiranutsi yakora iki? Akazi karamutse kabuze, umukiranutsi yakora iki? Amafaranga aramutse abuze, umukiranutsi yakora iki?
inshuti ziramutse ziduhannye, umukiranutsi yakora iki? Icyo ni cyo kibazo turimo turibaza muri aka kanya. Ugitekerezeho uyu munsi, ukomeze utekereze ku rukundo rw'Imana, utekereze aho Imana yadukuye, utekereze nurangiza usubize iki kibazo, urebe mbese imfatiro zawe ni izihe, urebe ibyo wishingikirijeho, urebe ibikubeshejeho, urebe niba ubeshejweho n'imiryango cyangwa ari Imana itubeshejeho. Twebwe ku bantu bamenye Imana, ku bantu basobongeye bakamenya Kristo niwe rufatiro ruzima rw'ubuzima bwacu. Kristo niwe utajya udutererana, Kristo niwe utajya uduhana, ni rwo rufatiro rutazigera rusenyuka ku buzima bwacu, ni rwo rufatiro rukomeza imfuruka. Ijambo ry'Imana ryaravuze ngo niba twarasogongeye tukamenya ko Kristo agira neza, ubu ngubu nitumwikomezeho. Niwe buye rizima ryanzwe n'abantu ariko rikomeza imfuruka, niwe buye ritajya risenyuka, niwe buye ritajya rimungwa, niwe buye ritajya rihirima, ni rwo rufatiro rwonyine rw'ubuzima. Imiryango ishobora kukwanga, inshuti ushobora kuzishingikirizaho zikaguhemukira, akazi ushobora kukishingikirizaho kakagutamaza. Mbega ibyo twishingikirizaho byose, ushobora kubona utwara imodoka mu muhanda ugakorera amafaranga, ariko ejo wakora impanuka ugacika amaguru, gutwara ntibibe bigikunda. Ushobora kubona umumotari bikemera, ejo wacika amaboko ntibibe bigikunda. Ariko nubwo wacika amaguru, nubwo wacika amaboko, Kristo umwikomejeho arakomeza kukubera urufatiro, arakomeza akagutunga ku manywa na nijoro, arakomeza akaduhaza ibyiza byaheraho mu ijoro. Tumwikomezeho, niwe buye rizima ryanzwe n'abana b'abantu, ariko ryahindutse rikomeza imfuruka. Kandi ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo mwituze no mu byiringiro, ngo aho ngaho niho habonerwa imbaraga. Niko Yesaya yanditse, aravuze ngo nubwo intambara zaba nyinshi, nubwo imfatiro zasenyuka, nubwo ibibazo byakomera, ntabwo ku mukiranutsi imfatiro zigomba gusenyuka ngo tujye mu bapfumu, ntabwo imfatiro zigomba gusenyuka ngo tujye mu busambanyi, ntabwo imfatiro zigomba gusenyuka ngo twihuze ibiyobyabwenge, ntabwo imfatiro zifite gusenyuka ngo tujye mu bitandukanye n'ubumana buri muri twebwe, ahubwo ngo mwituze no mu byiringiro, mu kwiringira Kristo tukamuharira byose, kwikomeza kuri uwo mwami tukamuharira ubushake n'ubushobozi bwose. Aho ngaho niho tubonera imbaraga, aho ngaho niho ibisubizo biri. Ijambo riravuga ngo mwituze no mu byiringiro harimo igisubizo. Ibibazo byose waba uhuye nabyo, intambara zose waba urimo urarwana, ubu rugendo rwose waba urimo uragenda, mbega nta na kimwe Uwiteka adafite mu biganza byiwe, nta na kimwe kiri munsi y'ubushobozi bw'Imana. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo nubwo inzozi zakiterera hejuru, ngo ndetse no guhorera kwazo kukaba kunini cyane, Uwiteka uri hejuru yabyo abirusha imbaraga. Mureke twikomeze kuri uyu mugabo, twikomeze kuri uyu mwami. Imfatiro zishobora gusenyuka, twere kwishingikiriza ku bidafite umumaro, twere kwishingikiriza ku bantu, twere kwishingikiriza ku mitungo, twere kwishingikiriza ku miryango, twere kwishingikiriza ku kazi dukora, twere kwishingikiriza ku mashuri twize, twere kwishingikiriza ku bushobozi n'ububasha dufite, ahubwo mwituze no mu byiringiro, twiringire Kristo, twikomeze kuri urwo rutare, niwe buye rizima rikomeza imfuruka, kandi umwikomeje harakomera. Izina ry'Imana riduhane umugisha, Imana yacu ikomeze ibe mu ruhande rwacu, izina ry'Imana rishyirwe hejuru. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Uyu ni umunsi wacu, dukomeze tubane n'Imana, dukomeze tube mu buntu bwayo, twikomeze kuri Kristo. Aho niho honyine ngo tubonera ubutabazi ndetse n'imbaraga zivuye ahera mu ijuru. Ugire umunsi mwiza, Imana ikomeze ikwagure mu buryo bw'umwuka, kandi ukomeze utekereze kuri iri jambo. Mu mikorere yawe yose ujye utekereza kuri iri jambo, mu migendere yawe yose ukomeze utekereze ku rukundo rw'Imana, ukomeze utekereze ku bushobozi bw'Imana, ukomeze utekereze ku mbaraga ziturutse ahera mu ijoro. Nurangiza uvuge ngo muri byose ibyo mbonera mu isi nta mahoro nabiboneramo, keretse muri Kristo honyine niho dufite ubutabazi,
ubuhanuzi nirwo rufatiro ruzima, niba twarasogongeye tukamenya akagira neza, twere kureba ku biboneka gusa, ahubwo turebe no ku bitaboneka, dusubize amaso inyuma turebe aho yadukuye, turebe n'ahandi